akadutaka kaduha kube wagenga bisiye akaduha umutima ushishoza zavuga impuhwe yangiriye kugeza igihe mpinduye ababi bakazamenya ko Kristo yaje munsi y'umurimo mwiza wose abayobora n'injiji mu rukundo kuko ariyo ntego umukristo wese agomba guhora zirikana kandi mwese muvuge rurema muri byose niwe Mwana mubihambiriza tuvuge rurema rugira niturate izina rye rikuru rurema kuko Yesu aradukunda ko yacunguye isi akemera kuyipfira umusaraba we akazuka kuri Pasika ye ntagatifu igitangaza Yesu yazutse turi igitangaza Yesu yazutse maze tuvugire imutatse akwiye kuririmbwa akwiye gucurangirwa akwiye imivugo akwiye kuvuga ibigwi akwiye ibisigo n'umutegetsi ntarutwa umwami w'ijuru igitangaza Yesu yazutse turi igitangaza Yesu yazutse maze tuvugire imutatse akwiye kuririmbwa akwiye gucurangirwa akwiye imivugo akwiye kuvuga ibigwi akwiye imisigo n'umutegetsi ntarutwa umwami w'ijuru. Yes, bakunzi ba Emi Pro Media na bakunzi ba Kiliziya Gatolika muri rusange ne operating system dukoreramo ahangaha nkuko mubyumva turi kumwe na Chorale Justitia muri kumva amajwi ateye ubwoba ahangaha ni chorale iri gutegura concert The Sound of Praises. Ni concert izaba kwa gatandatu ejo bundi ku tariki 16 z'uku kwezi kwa gatanu 2026. Ewana ahangaha hari ikintu cyitwa amajwi umva ayo majwi y'abagabo ariko yes turahageze rero bari mu myiteguro y'igitaramo barimo ngo tureba aho bigeze tubabwira uko bimeze gusa hano ibintu biteye ubwoba kabisa kuzasiba ewana uzahomba ewana bajya bavuga ngo uzahomba ngo unahomboke. Yes, igitaramo kiri kutari 16 saa 12 zuzuye muri Centre Saint Paul hano hafi na Sainte Famille. Kizatangira saa 12 ariko amarembo azabakinzwe kuva saa 11. Kwinjira ku banyeshuri ni 2000, 5,000 ahasanzwe ni 10,000 muri VIP. Ubundi ugatangira abantu kenjoyinga muziki
hano ibintu twaboneye ni ibitangaza kabisa. Twizere ko ntawe uzasiba cyangwa ngabure. Perezida Carlos, iyi korali Justitia ntekereza ko ntabwo irambye cyane hano muri imaze igihe kingana iki, tubwire muri make, ufata nk'umuntu tubwire ku mateka yayo, yashinzwe ryari, ishinzwe nabande, bagendeye kuki, byari bitewe n'iki? Tangira utubwira igihe yashingiwe. Murakoze cyane. Korali Justitia ni korali y'abanyeshuri bo muri Kaminuza y'u Rwanda, yashinzwe n'ubundi n'abanyeshuri bari baturutse muri Kaminuza y'u Rwanda n'ubundi Butare, baje bimukiye muri Kiste. Bayishinga tariki 29 z'ukwa 10 2017. Na 17 imaze imyaka 9 8 yego. Ubwo bayishinze kubera iki? Hano hari hasanzwe abandi makorali, kubera iki ntabwo wari uhari, ariko ushobora kuba hari igitekerezo kindi bagize cyo kuba bashinga korali kandi hasanzwe habamo izindi korali hano muri Kiste? Yego murakoze. Urumva baje n'undi ari abanyamuziki, ari abantu basanzwe baririmbaga muri korali Illumination y'Ubutare. Bamwe babimiriye muri Kiste, igitekerezo kiraza, bari basanzwe ari abaririmbyi, hanyuma bashinga korali Justitia, bayita Justitia, kugira ngo bakomeze bafatanye n'andi makorali gukora ubutumwa muri Kiliziya. Ushatse kuvuga ko ni nk'umwana wa Illumination? Niko twabivuga, kuko yabyawe n'abantu bo muri Illumination igihe bashyiragaho kaminuza imwe y'u Rwanda. Yego. Wow, ako kantu ntabwo nari nkazi, buriya n'abandi bari kutwumva barakamenya. Mwatangiye gukora ibitaramo ryari? Batangiye kera, sinibuka neza konseri ya mbere igihe yabereye, ariko ibitaramo korali Justitia irabikora, bigira amazina atandukanye nk'uko twabivuze. Nubwo iyi ngiyi ari The Sound of Praises Part 2, ntabwo ari iya kabiri zabibaye, hari n'izindi zagiye zibaho mbere, ariko The Sound of Praises igiye kuba ku nshuro yayo ya kabiri kandi izanakomeza. Ubwo Sound of Praises iya mbere yabaye umwaka ushize, yabaye 2023. Ubwo iza mbere bazikoraga nta mazina cyangwa se zifite andi mazina? Zari zifite andi mazina. Hari iryo wibuka? Ntaryo wibuka. Ntakibura ku munsi w'igitaramo bazabitubwira ababitangije. Yes, bazabitubwira, kuko ayo mazina ntabwo yigeze amenyekana cyane ni The Sound of Praises, akaba ari nayo umwihariko wayo. Intego y'izi concert The Sound of Praises, intego nyamukuru yazo ni iyi? Intego nyamukuru nk'uko binumvikana, The Sound of Praises ni amajwi menshi kandi meza yo gusingiza Imana, akaba ari nayo intego ya mbere yo kwamamaza ubutumwa bwiza binyuze muri iyo mpano twahawe yo kuririmba. Nk'abanyeshuri, bura ubushobozi gutegura iki gitaramo byanga bikunze biba bisaba amafaranga. Ubushobozi muyakura ariko muri abanyeshuri musaba ababyeyi? Yego, amafaranga yo ni ibindi ku banyeshuri, aba ari menshi dusabwa, ariko buriya umurimo w'Imana ntago ujya ubura ubushobozi. Umurimo w'Imana uko byagenda kose ntubura gukorwa. Hari abantu benshi badutera inkunga, hari bakuru bacu basoje badufasha, barangije babaye muri korali. Yego. Ariko natwe tukiri abanyeshuri uko dushobojwe tugira umusanzu dutanga, ariko n'abandi bakristo bose muri rusange, waba wumva ashaka kudutera inkunga kugira ngo dukomeze dukore uwo murimo, amarembo ahora afunguye. Turi abana ba Kiliziya. Kwinjira muri korali bisaba ko umuntu ari umunyeshuri gusa? Nta muntu ushobora guturuka hanze ngo ayinjiremo atari umunyeshuri hano muri Kiste? Urumva ni y'abanyeshuri kuko ari bishingiyeho cyane, ariko n'undi muntu ushobora kumva iminsi duhora idashobora kumubangamira, amasaha se, nta kibazo, araza agakurikiza inzira abandi banyuramo kugira ngo yinjire muri korali, nawe akaba umunyamuryango muri rusange wa korali Justitia. Perezida, gira ikintu ubwira abantu cya nyuma mu gusoza, ubatumira mu gitaramo. Ubwo tuzongera guhura nabo kuwa gatandatu tariki 16 z'uku kwezi kwa gatanu 2026 isaa 12 zuzuye. Ubwo birumvikana no kwagera mbere kugira ngo saa 12 amatwi yacu n'amaso bizatangire bigaburirwe. Gira ikintu cya nyuma ubwira abantu. Ikintu cya mbere no kubatumira muri The Sound of Praises Part 2,
cyo cya mbere cy'ibanze. Ikindi nk'uko wari ukomejeho tukubahiriza amasaha saa 11 imiryango izaba ifunguye, saa 12 ni ugutangira igitaramo cyacu. Ikindi mukomeze mugura amatike mu following no kuri YouTube channel ni Korali Justitia n'ubundi gahunda ni kuwa gatandatu saa 12 niho tuzatangira igitaramo, ntuzabure nanjye nzaba mpari. Amatike ubu ngubu ari kuboneka hehe? Amatike hari uburyo bubiri, bwa mbere no gukoresha akanyenyeri, ariko hari n'ubundi buryo bwa kabiri bwo gukoresha link, ni ukujya ku rubuga rwa Sync ukandikamo Korali Justitia, turi mu ba mbere rwose tugeraho, hanyuma ukagura itike yawe, ukabukinga itike yawe kugira ngo amatike atazagushiriraho. Gukoresha akanyenyeri bisobanure neza. Ngo twabivuze rero amatike ni 2,000 ku banyeshuri, 5,000 hasanzwe, ni 10,000 muri VIP. Uburyo bwo kugura amatike ni uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni bwo gukanda akanyenyeri, uburyo bwa kabiri ni gukoresha link. Uburyo bwa mbere ni gukanda akanyenyeri 669 akanyenyeri 269 urwego, ukigura itike yawe. Uburyo bwa kabiri ni ukunyura kuri Sync ukandikamo Korali Justitia, uhita utubona, hanyuma ugakurikiza amabwiriza ukagura itike yawe. Murakoze. Hari izindi mbuga nkoranyambaga bizacaho? Concert muri rusange live? Oya, nta zindi mbuga nkoranyambaga bizacaho. Ntabwo streaming live. Ntabwo za streaming live. Kugira ngo umuntu ayirebe bisaba ko asi. No kuba uhibereye. Kabireba uhari live. Tarakuvuga ngo akoresha imbuga nkoranyambaga. Ubwo ababwirwa barimo kumva. Perezida turagushimiye rero. Murakoze cyane, mukomeze mugire umugoroba mwiza. Noera, ubu kuba uba uririmba muri Korali Justitia bikumariye iki nk'umunyeshuri wo muri kaminuza? Bigufitiye akahe kamaro ugereranyije n'abandi banyeshuri biga muri kaminuza ariko bataba mu makorali? Murakoze kwamba muri Korali Justitia, ikintu cya mbere bimfasha ni ukurushaho kwegerana n'Imana binyuze mu gusenga. Akenshi nk'abaririmbyi tubasha kugira umwanya uhagije wo kuguma wibuka indirimbo, kuko indirimbo irafatitse, rero uguma usubiramo ubutumwa buyirimo bikarushaho gutuma wegerane n'Imana. Kandi akenshi nanone repetition ziba muri buri cyumweru, hari ukuntu uva mu ishuri unaniwe wumva ukeneye kuganira n'abantu, rero ni ahantu heza ho kuza ukaganira n'abandi kandi mukaganira ibintu byubaka, kuko akenshi muba muganira ku Mana binyuze mu butumwa buba mu ndirimbo. Kuba muri Korali ntacyo byabangamira ku kijyanye n'amasomo, umwanya w'amarepetition kuwuza n'amasomo? Kuba muri Korali utabirebye neza nanone bishobora kubangama ku masomo, kuko ushobora kuza wenda ukajya mu kigare ukajya wumva ibintu byose ni ibya Korali, amasomo ntuyiteho. Ariko amasaha dukorera ntago ari amasaha, n'amasaha uba warushye ubundi iyo wiriwe mu ishuri wiga ugakenera kuruhuka. Rero iyo ubikoze neza nturangarire mu bindi washamikiraho, kuko uri muri Korali ngo ubyitwaze ntacyo byabangamiraho, wiga neza uba waruhutse. Ni inshuro ya kabiri mugiye gukora concert The Sound of Praise. Niki gishya kiri muri iyi concert ya kabiri mugiye gukora ugereranyije na concert y'ubushize? Concert ya mbere nge ntago nayiririmbyemo, nari ntaraza muri Korali, nari ntaraza no kwiga, ariko ngenda nyireba kuri YouTube channel yacu iriho, nkabona yuko ni ibintu byiza baririmbye, ni ibintu byiza bakoze, ariko igihe cyarahindutse. Ubu ngubu indirimbo zirimo ni nziza kurusha za mbere, kandi n'abantu barimo ubuhanga bwagiye bwiyongera. Nabo ni beza kuruta abambere. Ni nabeza kurusha abambere. None urakoze cyane, reka tuganire n'abandi nabo twumva icyo bavuga kuri concert. Murakoze cyane. Merci. Brigitte, ni iki gishya wabwira umuntu urumva atarafata umwanzuro wo kuza hano muri concert? Ni iki gishya wamubwira muri gutegura cyatuma yumva abaye interesse kuzaza? Turamuraritse rero umuntu wese wumva agifite ubushake bwo kuza, tuzategura indirimbo nziza, nubona ko turi kuzitegura. Nyine ikintu namubwira ntasi bazabahombye pe, kuko bizaba ari byiza. Ndumva ari cyo namubwira. Umuntu uzamuhitaramo azacyura iki? Niki kizamumarira mu buzima? Ikintu namubwira, umuntu uzaza mu gitaramo cyacu azataha yishimye cyane cyane, ko tuzarimba ibintu byiza, tuzakora ibintu byiza. Ndamwizeza ko azatahana ibyishimo atarasanganywe. Ni isanamitima azataha aruhutse? Yego. Igitaramo cy'ubushize wakiririmbyeho? Nabakiririmbye. Gitandukanye n'icy'ubu ngubu, kugira ngo abantu baje ubushize, ashobora kuba ari umuntu waje ubushize
akumva wenda ntabwo biryoshye neza. Ni iki gishya kiri muri iyi konseri The Sounds of Praise ya kabiri? Ikintu gishya kiri muri konseri yacu ni uko abatekinisiye bacu nyine badufasha bimprovinze imikorere yabo. Ikindi uko igihe kigenda kiza niko indirimbo nziza nazo zigenda ziza. Ubwo rero turi gutegura indirimbo nziza kurusha izari ziriho ubushize. Ikindi ndumva ahantu tuzakorera hazaba ari heza kurusha nanone aho twakoreye ubushize. Urumva byose bizaba ari byiza kurusha iby'ubushize. Brigitte, sawa, turagushimiye. Reka n'abandi bagenda duha ibitekerezo kuri concert The Sounds of Praise ya kabiri. Murakoze cyane. Merci. Aria, kuba uri umuririmbyi wa korali Justitia bikumariye iki ugereranyije n'abandi banyeshuri biga hano muri kaminuza ariko bataba mu makorali? Murakoze. Kuba ndi hano muri korali Justitia bigufasha kwegerana n'Imana cyane, bigatuma uhora usenga, kandi kuba muri korali bituma ugira uruhare mu byerekeranye n'Imana, yaba mu gufasha abantu, ibintu nk'ibyo. Abantu bazaza muri iki gitaramo bitegemo iki? Bazunguka iki? Kizabamarira iki? Igitaramo rero twagiteguye igihe kinini pe. Twabizeza ko bizaba bishyushye biryoshye, hazaba hari abacuranzi beza, abaririmbyi beza. Nawe urimo? Nanjye ndimo nzaririmba, njye ndirimba soprano. Azaba ari byiza, tuzabyina, nukuri dufatanye guhimbaza Imana. Ko muri abanyeshuri byanga bikunze gutegura iyi concert, hari ubushobozi bibasaba? Yego. Amafaranga muyakura he? Ni Imana yaduha. Oya, sobanura nkawe amafaranga Imana yafashikira mu mufuka wawe. Erega ukuntu ibintu bimeze ni nkuko bavuga ngo ikintu cyose ugishaka ntago wabura uburyo. Ngo gushaka no gushobora. No gushaka no gushobora, ntago iki cyose washaka ushaka kugikora kandi nyine bishyizeho umutima. Urasenga, Imana igucira inzira. Rero natwe Imana iducira inzira. Buriya se ntabwo habamo kuvunika cyangwa se kwigomwa nk'ibintu waba ukeneye biri primaire bikagusaba kugira iyo sacrifice kugira ngo korali nayo igiraho igera cyane nko muri byo gutegura amakonseri? Aya. Ni ukuvuga amafaranga mutangamo nta cyo muba mwigomwe, n'ubundi muba musanzwe muyafite? Oya nanone, oya, tuba twigomye, urumva turi abanyeshuri, tuba dufite ubuzima bukomeye, ariko niyo ubundi baraje muri korali uvuga ngo nje gukorera Imana, nje gukora ikintu gikomeye, kuko urumva gutanga ijambo, gutambutsa ubutumwa mu ijambo ry'Imana, ntabwo bisaba ngo tujye muri kiliziya twumve padiri. Na korali ubwayo itambutsa ubutumwa in form of mu kuririmba. Yego. Gira akantu kanyu mubwira abantu rero kugira ngo bafate umwanzuro wo kuza muri concert. Ikintu nabwira abantu, concert aba ari uguhimbaza Imana, muzaze twifatanye mu guhimbaza iyo Mana yatugiriye neza. Murakoze. Sawa, urakoze nawe. Urakoze kudutumira, tuzaza. Ahubwo twitega iki? Ni iki cyanshutura kugira ngo nzaze muri iyi concert? Bwira abantu ikintu gishya kiratagituma umuntu utarafata umwanzuro atavuga ati ngiye 10,000 byanjye cyangwa 5 bitewe n'umufuka we ndabiretse, ndetse akabyeri nari kunywa ngiye muri concert ya Justitia. Ikintu rero cyiza gihari muri concert ya korali Justitia, mbese hari indirimbo nziza nyinshi cyane kandi ziryoshye. Harimo indirimbo zidufasha kwisanzura no kwidagadura, harimo indirimbo ziri classic zidufasha, mbese nuhagera uzumva ibyo byiza. Ndagukumbuje, urabinyotewe muri make nicyo nakubwira.
ubwo abantu rero batari hano nge ndi muri repetition ni ibintu n'umuriro ubwo ubwiye abantu ngo nibazaze bambaye amakoti kuko bazabyina ntabwo icyo kikabira. mbese icyo navuga n'uzaza rifite azaze yatebeje neza kuko azarishyira hirya abanze ahimbaza Imana yumva iyo munsi twaza agatisheti ku ruhande cyane rwose kuko bizaba ari uburyohe gusa. umwihariko w'ikora Justitia ni uwuhe ugereranyije n'andi makorari? Hano hari izindi korari, hari n'izindi korari zo hanze zitari z'abanyeshuri. umwihariko w'ikorari ni uwuhe mufite mwemwe? korari Justitia rero uwagiriwe amahirwe cyangwa umugisha wo kuyibamo ntabwo yakifuza kuyivamo. uretse kuba ari korari ni umuryango, uretse kuba ari umuryango ni abavandimwe, urisanga ukisanzura, mbese kuyibamo ni umugisha, turafashanya. ikindi ni ahantu ugera ukumva uraruhutse ukisanzura ukidagadura. ikindi wagezemo ushimishwa ndetse ukanaryoherwa n'ibyiza byacu bikagukumbuza ukumva wahora ugaruka. ni wo mwihariko kabisa, biba ari byiza. ubushobozi byanga bikunze gutegura iyi concert hari amafaranga bibatwara sibyo? ubushobozi mubukura ariko muri abanyeshuri, ubundi umunyeshuri nta kazi mugira sibyo? amafaranga muyakura he? buriya reka nkubwire ikintu ngewe nzi kandi numva kiba kindimo ngewe nicyantekereza. ubushobozi tubaye tugiye kuburebaho ngo nuko niga ngo nuko nkora iki ntacyo byatugezaho, ahubwo ku uburyo tubonamo ubushobozi bisaba umutima ushaka, ukunda, wumva ikintu kiryohewe, wumva ukishimiye. burya iyo wishimiye ikintu n'ubushobozi bwo kugikora kandi buraboneka. turagushimiye cyane rero. ubwo abantu urabatumiye, ntabwo twizeye ko batazabatenguha. Ewana ndabatumiye kabisa, batazadutenguha nako bazaze, bizaba ari show, nawe uzaze uzagaruke. Ewana mbese nawe urabyitegereza ukabona ko icumi ryanjye ndasiga ndibahaye ry'umwanya kabisa. nibyo twashakaga. Murakoze cyane. iyi ni concert The Sound of Praise nimero ya 2. iyo ubushize nayo wari uyirimo. niki gishya kiri muri iyi concert The Sound of Praise nimero ya 2 ugereranyije n'iyo ubushize, kugira ngo abantu bashize bumve igishya noneho bari bugaruke kureba? Murakoze. Sound of Praise ya 2 ntago isanzwe, ni ya 2 kandi yazanye agashya. abacuranzi bari aha ngaha ni icyitegererezo. Akasamutwe. Yego, abaririmbyi bari aha ngaha bariteguye kandi impano rwose zirahari cyane. Mu buhanga buhanitse, ibikoresho by'umuziki birahari kandi bitangaje cyane utarabona. Ntusibe, ntucikanwe rwose, ntago ari nk'iby'ubushize. Gilbert, ni wowe maestro wa korali Justitia? Yego, ni njyewe. muri uyu mwaka cyangwa muri iyi concert The Sound of Praises Part 2 mwibanze cyane ku zihe ndirimbo? Muri iyi concert yacu twibanze ku ndirimbo za classique, ariko si zonyine ziganjemo. Harimo indirimbo z'abanyegana n'indirimbo z'abo muri Afrika y'Epfo ndetse n'indirimbo zacu z'abanyarwanda nazo ntago twazibagiwe. Yego, ni ukuvuga ngo mwaravanze ku buryo umuntu wese uzaza muri concert azisangamo. Tuzasingiza Imana mu ndimi zose kabisa, ahantu hose buri wese azaba yisanga. Concert y'ubushize The Sound of Praises wari uyirimo nayo? Nari nyirimo ni nanjye. Iki rero abantu bitega muri iyi ngiyi ya 2? Ikintu cya mbere ko cyo bagomba kwitega uko iterambere ry'igihugu ryiyongera, ni nako n'amajwi yacu agenda yiyongera arushaho kuba meza. Natwe rero niko imiririmbire yacu yazamutse, n'indirimbo twaririmbaga uri kumva twongeye twazamura urwego
uko byari bimeze muri The Sounds of Praise ya mbere bizaba byisumbuye muri The Sounds of Praise ya kabiri. Yego. Iyo mukoze igitaramo nk'abanyeshuri birumvikana abanyeshuri nta kazi mugira. Batubwiye bamwe ko ari abansiye barangije hano babaye muri korali Justitia bajya babafasha rimwe na rimwe ariko birumvikana ko batatanga ubushobozi bwose. Namwe hari icyo mutangaho byanga bikunze. Natwe hari icyo dutanga. Iyo iki kintu mutanga hari indi nyungu muba mutegereje muri concert nka korali muri rusange? Twebwe inyungu tuba dutegereje muri korali ni ukugira ngo wenda tube korali yacu yazamuka ikava ku rwego rumwe ikagera ku yindi cyangwa tukabona n'indirimbo twa uploadinga kuri social media zacu. Social media zimukoresha ubu ngubu ni izihe? Social media dukoresha YouTube ni Korali Justitia. Indi social media dukoresha ni Instagram naho ni Justitia ndetse na TikTok. Naho ni Justitia. Ubwo umuntu akeneye kubona ibikorwa byanyu yajya kuri Korali Justitia akabibona. Yego, yaba kuri Justitia rero abantu iryo zina rishobora kubagora kuryandika. Ni I na U na sa na ta na I na ta na I na A. Yego. Ubwo abantu barumva iki kiganiro. Justitia. Hari nabo nagiye numva bibagora bakavuga ngo Justitia bagashaka kuvuga mu Cyongereza bakagenda bagahimba himba. Ni Justitia. Yego. Iyi concert abantu bazayizamo bazacyura iki? Hari umuntu abonye kujya muri concert wenda kubera ko ndabyina nduhuke, abantu bitega iki kidasanzwe muri iyi concert? Ikintu wakwitega tuzanezeza imitima yabo ataye nyine yumvise ko nyine nawe yasingije Imana, twe tuzaririmba we asingiza Imana. Twende tuzakora abantu bazaza kuruhura imitima no gusingiza Imana. Yego. Nabonye ibintu myiteguro bigeze kure, mugeze nko ku kigero cya kangahe? Urumva dusigaje iminsi 2 yonyine tugeze kuri 80%. Ubwo ibintu deja bimeze neza kuko ngiye waje ndi kumva n'ubundi ndi muri concert. Muri concert iyo minsi 2 iyo 20 niho tuzayuzuza bikabijana ku ijana. Niyo gushyiraho akadomo. Niyo gushyiraho akadomo. Yego. David Gilbert ndagushimiye. Yego murakoze. Ubwo naho kuwa gatandatu saa 11 nge nzaba nahageze rwose, n'abandi nabo bose barareba kino kiganiro ko bazaba bahageze. Ahubwo abanyeshuri mwavuze ba bibiri ni abanyeshuri bose cyangwa n'abanyeshuri ba hano muri KIST? Ni umunyeshuri uwo ari we wese azitwaze ikarita y'ishuri. Yego. Okay. Nawe ni uri umunyeshuri uzayitwaza. Aho naba niga hose. Yego. Nge niga ku isi. Wiga ku isi? Ndi umunyeshuri w'isi. Ikarita y'ishuri uzayikura he? Indangamuntu. Yo ni indangamuntu. Gilbert turagushimiye cyane rero. Ubwo abantu ntibazabure mu gitaramo. Vincent nawe azaba ahari. Vincent nawe azaba ahari. Sawa turagushimiye. Nakoze cyane nawe.